ndi umunyamurenge kandi indirimbo nimutayiririmba ndabahana umunyamurenge kandi iwacu ni mu mirisha abandi batamba Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. umutsinda bavuga ngo Zasha bavuga gute cyangwa ni sobuka ni sobwa wanje se namuvuga. Yo, what's up my people, nizere ko ibintu ari Yesu. Nizere ko mumeze neza, nanjye ndaho ndashima Imana. Kuko mubibona hano ndi hagati yaba Mariya babiri, Mariya Magadalena, Mariya Yesu, ubona ko nyina wa Yesu. Ariko ntimwishime mutagira ngo ni mwe suko mwarakaye kuba murakara. So reka mutwibwire siko bza kinyamurenge duhere he? Duhera sawa ngatwibwire. Murakoze, amazina yanjye nitwa Nyanshuti Alice. Ndi umunyamurenge. Uri? Ndi umunyamurenge. Umunyamurenge apana umunyamurenge? Umunyamurenge. Umunyamurenge apana Umunyamurenge. bayumva se. Ndi umwega akaba mwishwa w'Abarundi. Iwanyu ni hehe? Iwacu ni hano Mugera, ariko muri Kongo twabaga kuri Gishigo mu Minembwe. Kuri Gishigo mu Minembwe. Wowe? Murakoze, nanjye nitwa Nyagikundiro Beatrice. Ndi umusege nka mwishwa w'Abazigaba mu rugo twadutuye mu Minembwe ku Runundo. Ku Runundo? Sinkuzi murabarate. Hose twarahatuye. Aha ni murakoze cyane. None muri tayari kunsubiza ibibazo byanje? Turi tayari. Nawe? Yego. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Mwirekure nyine mucangamuke siko? Mushira imbeho hasi. Ko imbeho yabakozeho? Imbeho? Oya. Si cyane ariko irahari. Ntiye gushobora. Ntiye yanshobora. Ntikubashe. Cyane ntago yanshobora. Kwavuga ibyino cyane ururimi rwino turi cyane no kubera. Oya. Niho nakuriye gusa ariko n'ikinyamurenge ndakizi. Urakizi? Ndakizi. Urakizi? Ndakizi. Urakizi? Sa tuje mu kinyamurenge cyangwa se tuje mu buzima busanzwe? Oya, kubona aho ushaka nta kibazo turagusubiza. Nawe? Yego, niko bimeze. Aho ushaka ari uhera. Ariko uzamurijwe? Yego. Nyanshuti Nyagikundiro. Nuko mwabayeho muri Kongo, sinzi ko mwahabaye ariko numvise ni nkaho mwahabaye kuko timwamenya ari amazina mutarahabaye suko? Twahabaye cyane ariko keya mwarahabaye. Sawa, kandi no naho ntago mwatakaye cyane. Mugiye kumbwira hari ukuntu mu muco w'Abanyamurenge tugira gutsinda siritu abagore cyangwa se abagore baza batsinda ibintu. Mugiye kumbwira ibintu bibiri muzi n'uburyo baza babitsindamo. Mwabyumvishije? Mbaho urugero. Hari nk'abagore baza bavuga ngo igitambara ngo ni igitimbizo, ngo umugabo ni umunanda. Mbahaye ingero zibiri, ngaho namwe nimumbwire ibindi bibiri nyine muzi n'ukuntu baza babitsinda. Twagiye duhere he? Nyagikundi.
ikibazo ndi kumva ibyo narizi byose n'ibyo utahanzemo urugero ibyo ntarinzi ariko nari ukuntu nyine mba ngo amakara ngo bayita ngo ndabyibagiwe amakara bayita nabyibagiwe pe nta kindi nibuka ibyo bavuze nibyo narinzi none ni gute navuze ibyo uzi gusa ni uko nyine aba bantu benshi bakunda kubikoresha niyo mpamvu nyine nanjye mbizi umuhungu bavuga umuhungu ntabwo mbyibuka ariko nigeze kubyumva ibitekerezo turaje urabidusubiza ngahe ibyavuze byose ngenzi umugabo nyine sebukwe nyine sebukwe itaza amuvugaga mu izina sawa iyo yitwa nyarugabo bavuga nyarugabo umunanda nyarugabo bahita bavuga bazavuga ngo umunanda ije navuze nyarugabo ugiye kumutsinda bavuga ngo izasha bavuga gute cyangwa ni sobuka ni sobuka wanje se namuvuga ni sobuka wanje bazavuga wawe sobukwe bazavuga ngo sobukwe wanje cyangwa bazavuga databukwe databukwe umugore oya ndi umukobwa ariko wenda ashobora kuba ahari sobukwe wawe yitwa oya se namuvuga databukwe se nyamuvuga mu izina uyu nguyu yavuze ngo umugabo ngo bagiye kumutsinda ngo bavuga ngo databukwe yavuze ngo databukwe umugabo bagiye kumutsinda bavuga umugabo umunanda none so uko hitwa nyarugabo uwo mutsinda gute ubwo nyine bamwita umunanda none se byumvikana nyarugabo sibyo so uko hitwa nyarugabo cyangwa se sebagabo ugiye kumutsinda uvuga gute ubwo nyine birumvikana njye navuga umunanda ariko ndi kumva nyine vuga nyine umugabo ya ni umunanda ariko ari databukwe ari so uko yitwa sebagabo ubwo yaba ari databukwe nyine yaba ari databukwe witwa sebagabo arabisoje arabimaze yaravuze ati yitwa sebagabo ugiye kumutsinda urumva wovuga ndi kumva wavuga wenda wohura n'umumama ukamubaza se uriya muntu ni iki cyawe akavuga ati ni umunanda wanje akaba nyine aramuvuze ati nanjye rero umugabo wanje ni uko yitwa uko nyine umunanda nazagira ngo muravuga ngo ni sebananda cyangwa se nabyo byashoboka sebananda none ugiye kuvuga nyarugabo uvuga uvuga gute ugiye kuvuga nyarugabo ko navuga uri kumutsinda ubwo nyine wavuga umunanda cyangwa ukavuga ariko njye ndumva kuvuga ngo sebananda ntabwo byaba bivugitse pe ariko nyarunanda avuga ntabwo bivugitse nuvuga databukwe ari databukwe navuga databukwe ari umugabanye nkavuga umunanda n'umunanda wawe ariko abana bari hano ni ataye none muri Kongo ni ibihe bintu bibiri muhazi by'umwihariko mukunda kumva nubwo mutahabaye cyane mukunda kumva bavuga by'umwihariko byihariyeyo mutabonye no muba mutabonye no nyine mumaze iminsi muri ibyo bintu ni ibihe muziyo iriya by'umwihariko byisangijeyo ngewe ikintu cya mbere nzi muri Kongo nuko habaye inka nyinshi nyine abantu bose baba batunze ikindi mbaziho muri Kongo nuko nyine ari ahantu baba batuye ahantu hamwe nyine mbese bakorera ibintu byose hamwe niko mbyumva
bakorera ibintu byose mbese bagira ubumwe. nicyo kintu uzi iraruguru ino kitahaba. none se nta bumwe buhaba? oya nyine ukurikije no muri ko ukuntu abantu bagiye babanye ntabwo bihuye n'ahangaha. naho usanga nyine buri wese ari kureba ku by'iwe byonyine ataba yitaye ku bya bagenzi biwe, ariko muri Kongo baba bashyira hamwe mbese bagira ubumwe bukomeye. wowe ni ibihe bintu uzi? murakoze. nanjye nyine ikintu cya mbere nzi muri Kongo nyine sitwahabaye cyane, ariko nyine tuza tubyumva babivuga, barakundana cyane kuruta abantu bino. nyine uko nababonye jewe ndabaza abantu bino muri Kongo barakundana cyane. abantu bino dukundana si cyane nk'abaruguru iwacu. ukuwe dukundana n'uyu turakundana ariko nyine biterwaga n'abantu, ariko iwacu ho buri umwe wese uba usanga akundana n'undi ari mu mahoro. ikindi nyine muri Kongo haba amata menshi kuruta uko hano haba. nje nicyo nzi, haba amata menshi cyane. haba amata menshi. hano litiro zigura 1,000 ariko iho tiwogura kubera iki? urugo rwose uciyeho gaba usanga baha bakamaga bakagukamira ukanywa. bakagukamira ukamwa cyane. ariko hano hano biragoye cyane. litiro itaragura 1,000 tamata ubona tiwoyabona wona hwera hwera neza. wohwerera imbere y'inka udatanze ifaranga. ni ikibazo gikomeye. none muratekereza iki ku ba jene se cyangwa se ku rubyiruko rw'abanyamurenge rurino rudakorera ibintu by'umuco wabo wa kinyamurenge, rudashaka kumenya ururimi rwabo? ni iki mubatekerezaho, ni iki mubavugaho mwebwe ubwanyu namwe nk'urubyiruko? ngewe ukuntu mbyumva nyine abantu benshi bari ino nyine mbese mu bindi bihugu atari muri Kongo, akenshi usanga nyine tugera tukihinduriza tugafata imico yabo, kandi ntabwo aba ari byiza. mbese ntabwo aba biba bisa neza, ahubwo twebwe twakagombye gushyira umuco wacu imbere, mbese kugira ngo tuzagere nituramuka dusuye muri nyine kugira ngo tuzane ibitekerezo by'uko twasubira muri Kongo tukongera tukahubaka, mbese tukongera tugatura. rero ibintu byo kuvuga ngo ugeze mu kindi gihugu wibagiwe umuco w'iwanyu aho wavukiye ntabwo aba ari byiza pe. si byiza. wowe urabavuga iki? nanjye ikintu nababwira abasore baba banyumva, muzirikana umuco wanyu. si byiza kugera nyine wenda nk'abantu bari hanze cyangwa se no muri Afurika mwahagera nyine mukibagirwa umuco w'iwanyu, ariko cyane cyane ndabashishikariza yuko nyine mugomba gukurikirana umuco w'iwanyu, mukabaza, mukicara. uko ujyaga ngo utaganiriye na sekuru ntazamenya icyo yasize avuze. rero gamuza muganira n'utaganiriye na se ntazamenya icyo sekuru yasize avuze. rero tuza tuganira n'ababyeyi bacu tubabaze. nuko yego tubabaze iby'iwacu, tubabaze umuco w'iwacu. nuko bimeze. nta kindi? oya nta kindi, baza baganira neza cyane, bababaze nyine amateka y'iwacu ruguru. dushobora no kuzasubira, ariko tuzosubirayo n'ubundi. tuzosubirayo tuzi umuco nyine, tuzogende tuzi umuco w'iwacu uko bimeze, apana guhinduka. sawa, mugiye kumbwira abahanzi babiri hano, urambwira babiri nawe babiri, mumbwire n'indirimbo zabo muzi ndetse munaturirimbireho. kureba hirya cyane cyane uravuga umuhanzi umwe wa gospel n'undi wa sekira, nawe umwe wa gospel n'undi wa sekira, kandi n'indirimbo zabo muzi muraturirimbiraho. suko duherehe oya nuko icyo kibazo kirakomeye, ntabwo twese tuzi kuririmba. ni ukuri kose abakobwa bose bazi kuririmba, je nikunze. oya ni ukuri ko Imana umuntu wavuga ibyo ntabwo bibaho. kuririmba wenda uwo muhanzi ntamuvuga, ariko kuririmba byarananiye ngewe. tubwira uwo muhanzi n'indirimbo ngewe muri gospel nkunda abahanzi benshi cyane. tubwira umwe ariko babwiye nyine nka couple nta kibazo, ari abantu babiri bakorera hamwe. nkunda James na Daniel. indirimbo yabo imuzi? bafite indirimbo nyinshi, bafite ibyiringiro,
turirimbireho gato ntabwo nashobora kuririmba turirimbire gato agace gusa nta kibazo ntabwo nabishobora n'ukuri duheho gato oya ntacyo manzi yawe ndasanga nagoroye ijwi ariko bijya bingora tubwire wasekira wasekira izo ntabwo njya nkunda kuzimenya nzi indirimbo n'abahanzi ariko sinjya menya ngo indirimbo ni iya runaka tubwire indirimbo ze indirimbo nzi ko zigenda abana we kanze nzibuke zise zigenda kandi nakunda kuzikurikirana cyane ndagaruka urabivuga kandi uranaririmba twagiye nanje nkunda James nkunda Chance na Ben indirimbo yabo uzi unaduririmbire wowe ntuncika narakumvishije n'abantu batarakubona come to Jesus iramufite kabisa bazorebe come to Jesus indirimbo yabo nyine nzi izimfasha cyane niko nabivuga zaburi yanjye iririmbe zaburi yanjye ngahiririmba nawe kudutunga mu bintu bitariho ntabwo tuva hano mutandirimba kuko n'abana murabaririmba turirimbire hamwe na Bey ntabwo ikondera sana mwegerane muririmbe ariko muradirimbira niya sekira sibyo nta kibazo aho yegera hano muririmbe ngaho twagiye niyo zaburi yanjye igiye kuririmba twagiye 1 2 3 nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirisha abandi batamba Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho suko kose niyo zaburi yanyu twagiye sekira se cyane kuzumva ndategera gospel cyane umuhanzi umwe w'umusekira muzi subira hano tuzi jewe ndabazi ariko indirimbo nyene zabo si cyane kuzumva Knowless Butera navuze w'umunyamurenge umunyamurenge ninde sempamwumva tubwire uwo nzi ni gitoko sawa twagiye indirimbo yiwe muzi ndibe tuzi ese ko nzibagiye kandi ari nziza kandi nzitekereze pe kopeze indirimbo ziwe ngwakakabuto sawa muturirimbire nayo urayizi twagiye ngahe mwegeranye muyiririmbe twagiye guhera none aho ngaho kuri ako kabuto ngahe twagiye ngaho turirimba jewe ni pi ariko n'umutangira nanjye ndaririmba tangira gute karuta izo nagize gute izo nabonye aka kabuto karuta izo karusha kadamureba karusha izindi tuyizi neza twagiye basi muririmba iyo muzi mbanzibuka ndazi muzi umuhanzi Galasi ngenda mwumva ariko buriya nta ndwara mbonye no ku mateleviziyo sinamumenye njya mwumva gutya ariko simpuzi pe nawe nanjye mwumva none nta n'umuhanzi n'umwe w'umunyamurenge uririmba indirimbo za ruguru muzi mu ndirimbo ivuga ngo nduba umunyamurenge kandi indirimbo nimutayiririmba ndabahana ni yande ni yande simpane bikizina rye ariko ndamuzi yitwa Adonis Muco sibyo twagiye muyiririmbe rero mwegere hano mwegerane muyiririmbe
kandi neza cyane mu majwi agoroye nje ndashira mu base yanjye ni wadom mwegerane kugira ngo amajwi aje ndumunyamurenge kandi wacu ni mu mirenge ndumunyamurenge kandi wacu ni mu minembwe umunyamurenge murakoze cyane bantu banje mugende mukore subscribe kuri ni maestro desa 43 ndetse na share comment munambwira uko mwabyumvishije aba bana mubabonye mute ndumunya jewe byarazi kwanza numva ngo zikuririmba bakubwira kubesha yanti yambeje yaraguhenze ngo urabizi ukubantu baturirimbira n'akarimba na kamwe akuzi nakaye kakagufasha muri iyi minsi se nakaye nakaririmbo n'ubundi naka Yesu nako nyine ndi umunyamurenge nuko ndaririmbye kandi iwacu ni mu rurambo kandi iwacu ni mu minembwe kandi iwacu ni ku ndondo nuko ndabanza ku runundo nuko none mugire ikintu mubwira abakunzi ba ni maestro desa 43 mugire akantu kamwe mubabwira. Ikintu tubabwira turabashishikariza gukora share na like and comment kandi muza mudukurikirana cyane tuzadukora amafoto muza mukurikirana cyane azakora ibintu byiza kandi bitwibutsa umuco w'iwacu kandi turamushimira cyane ko yatekereje neza Imana ikomeze zimwagura mu mikorere yiwe muza mukurikirana cyane murakoze. Haleluya. Okay, nanjye ikintu nabashishikariza ni ukumukurikirana ibiganiro byiwe aba ari byiza cyane bisa neza bisukuye mukore amashare comment mbese muzana hose kugira ngo abantu babashe kubikurikirana babashe kubona ku byiza bye Imana bamugishe. Amen. 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 Sawa murakoze cyane genda mukore subscribe ndetse comment share and comment i Burundi mu Rwanda Uganda Kenya Tanzania ni kama mnatusikiliza mfanye hivyo mu Kiingereza wazabwa Ile Kiswahili kisobanuye gute Oh, merci bye. Katinda.